Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri iyi channel di Master Chef John nkuko bisanzwe. Nizere ko rero umeze neza aho uherereye hose, Imana ikomeze ikwiteho. Ubushize mu kiganiro cyahise narakubwiye ninzagaruka kubwira amabanga yo mu gikoni, cyane cyane kuri mwebwe muteka muri mu gikoni. Nababwiye ko nzaza babwira amabanga ahabera bibera mu gikoni, uko ugomba kubyitwaramo. Kora subscribe aho hasi wowe utarayikora, wowe wayikoze rwose ndagushimiye cyane, wagize neza. Aho utarayikora gikoreho kugira ngo ibiganiro byose tunyuza aha ngaha, yaba mu bijyanye no guteka, yaba ibiganiro nk'uko nguko bizajye bita bikugeraho. Kore kuri iyo nzogera iri aho hasi, ukore share kandi kugira ngo n'abandi bose bajye babasha kugera aha ngaha kuri iyi channel yacu. Amabanga rero yo mu gikoni, buriya mu gikoni habera ibintu byinshi cyane. Ni nayo mpamvu navuze ngo nzaza nkuganirize, nkubwire cyane cyane wowe uteka, wowe mushefu cyangwa se wowe ukunda gutekera cyangwa se gutekera imiryango yawe. Amabanga yo mu gikoni ni menshi. Burya mbere na mbere iyo uri mu gikoni cyawe, aho uri guteka ibyo kurya bitandukanye, utekera abantu bawe, utekera ababosi bawe, utekera abakiriya bawe, hari ibintu ugomba kwitaho mbere yuko nkubwira amabanga ahabera. Icya mbere ni ikijyanye n'isuku. Burya isuku ni ingenzi mu gikoni. Iyo uri mu gikoni, isuku ugomba kuyitaho ukayimenya. Mbere na ikindi kandi isuku yo ku mubiri wawe ukagira isuku rwose, kuko burya iyo ufite isuku ku mubiri, bya byo kurya byawe iyo ubitetse, wa wundi ugiye kubiha abirya yumva anezerewe kubera ko yabonye ufite isuku. Iyo ufite isuku ku mubiri bituma n'ibyo ukora byose bimera neza. Ikindi kandi ugomba kujya umenya ibikoresho uri gukoresha ko bisukuye, bimeze neza, kuko akenshi usanga ibikoresho dukoresha cyangwa se wowe ukoresha mu gikoni, wowe umukuziniye, akenshi hari igihe wibwira ko bimeze neza ariko burya bifite umwanda uhishe. Niyo mpamvu rero bya bikoresho byawe ibyo ari byo byose ugomba kubigirira isuku kandi bikaba bimeze neza, kuko iyo bifite isuku bituma na bya biryo byawe biri buze bimeze neza. Ikindi kandi burya isuku ku byo kurya byawe ugiye guteka, wabihashye ubivanye ku isoko, mbere na mbere ugomba kujya ubitunganya ukabironga kugira ngo bimere neza. Bimere neza ku buryo nuza kubiteka bitaza kuza gutera ikibazo, cyane cyane nk'imboga, ibintu by'imboga, ibintu by'inyama, ibintu byose icyo ari cyo cyose ukagikora isuku, ukakironga, ukagitunganya mbere yo kugiteka. Isuku kandi nanone burya no mu gikoni ni ngombwa. Hahandi utekera, ya mashyiga utekeraho, hahandi uba uri gukatira ku mameza yawe, ariho hose cya gikoni cyawe kikaba gifite isuku gikeye, kuko burya igikoni iyo kimeze neza, gikeye, gifite isuku, bituma n'ibyo uteka byose bimeze neza, ku buryo na wa muntu aramutse aje akaza muri cya gikoni akabona kimeze neza, bya biryo ahita yizera ko kandi abona ko bimeze neza rwose. Kuko burya aho uri gukorera ugomba kuhitaho hakamera neza kandi hakajyana neza na bya byo kurya twebwe ubwacu cyangwa se ugaburira abantu, kuko bya byo kurya nibwo buzima bw'umuntu. Kuko iyo bimeze nabi, byakozwe mu mwanda, bitera uburwayi, bigatuma uwabiriye atamera neza. Isuku rero ni ingenzi aho ukorera, mu byo uba urimo byose. Uracyari kuri Master Chef Rwanda, komeza utega amatwi uyikurikire, kandi wowe wahageze rwose tubana umunsi ku munsi, gushimira cyane rwose, Imana igumugisha. Amabanga yo mu gikoni rero, hari ibintu bibera mu gikoni byinshi bitandukanye, cyane nk'ibijyanye nk'abantu bakunda guteka umunyu. Bateka umunyu mwinshi ukabura uko ubigenza. Hari igihe ushobora gufata umunyu ukawushyira mu byo kurya, ukawuteka, ugasanga umunyu wabaye mwinshi, kandi nyamara hari abo utegereje kugaburira. Icyo ukora ni kirere, kuko burya ibiryo birimo umunyu mwinshi ntabwo umuntu abasha kubirya pe, kuko iyo birenze urugero birimo umunyu mwinshi ntabwo umuntu yabasha kwimira. Icyo ukora ni kirere, reba ibirayi ubu bifite, birumvikana ibirayi bifite aho mu gikoni, kuko tubikoresha buri munsi, ubikoresha buri munsi. Muri bya biryo byawe birimo umunyu, fata ikirayi kimwe cyangwa bibiri, ubihate neza, ubironge, numara kubironga ubishyire muri bya byo kurya, ubundi tereke ku muriro maze bitogote
ibirayi bishya. Ni ukuvuga ngo wa munyu iyo bya birayi bimaze gushya, wa munyu urimuka ako kanya ukajya muri bya birayi, ubundi bya birayi byawe ukureho utange ibyo kurya byawe ibyo ari byo byose. Bishobora kuba ari isosi, bishobora kuba ari ibiryo byinshi bigiye bitandukanye, ibyo ari byo byose, maze ubitange bya biryo wa munyu uzaba wagabanutse kandi washizemo. Ariko mbere na mbere icyo nakubwira ni uko ubundi mu busanzwe ujye wirinda guteka umunyu mwinshi, shyiramo umunyu mukeya, muke rwose. Ubundi mu bisanzwe iyo utetse umunyu mukeya mu byo kurya, wa wundi ugiye kubirya iyo ashaka umunyu awiyongereramo. Si byiza gushyiramo umunyu mwinshi ngo ugerere wa wundi utekera, ngo wumve ko umunyu wowe ubwawe ugushimisha ugiye guteka mu byo byakurya uri bube ukwiriye kuri we. Oya, abantu benshi kubera indwara z'iki gihe, abantu benshi ntabwo bakunda umunyu, ntabwo abantu benshi barya umunyu kubera uburwayi. Kandi ubundi umunyu mwinshi ntabwo ari mwiza cyane rwose, ntabwo ari mwiza. Burya umunyu icyo uberaho ni ukugira ngo uryoshye ibyo kurya byacu, biryohe bigira icyanga, shyiramo gakeya rwose, ubundi ugabura ibyo kurya byawe, wa wundi aziyongereramo kubera abishaka. Hari ikindi ngira ngo nkubwire kibanga ryo mu gikoni ukimenye. Ngira ngo urabona imboga, wowe mukuziniye, wowe utari mukuziniye ariko wifuza kuzagiteka nawe, wifuza gutekera umuryango wawe aho uri hose. Reba imboga izo arizo zose, murabona ko ziba ari icyatsi, uzibanye ku isoko ari icyatsi. Kandi burya umuntu ugaburira cyangwa nawe ubwawe biba bishimishije, biba ari byiza kurya imboga zikiri icyatsi kandi zihiye. Ibanga nta rindi, reka ndikubwire. Iyo ufashe imboga ugiye kuziteka kugira ngo zigumye kuba ari icyatsi, uzirye ari icyatsi kandi zihiye, ibanga ni uko ufata capamandazi. Reba agacapamandazi cyangwa se baking powder. Capamandazi iyi dukoresha mu migati, iyi dushyira mu migati. Ufate gakeya muri za mboga zawe utetse, ushobora kuba uzitogosheje, uri buzigenda zitogosheje, ushobora kuzirya zikaranze, uko waziteka uko ariko kose, ushyiremo capamandazi nkeya, uvange za mboga zawe zirakomeza zibe icyatsi. Urugero nk'imiteja, iyo uyitetse kugira ngo ikomeze ibe icyatsi kandi imeze neza ihiye, ushyiramo ka capamandazi gakeya, ya miteja igakomeza ikaba icyatsi. Kuko burya iyo uri kurya ibiryo by'icyatsi ubona bimeze neza kandi bihiye, ku buryo ushobora no kubona za mboga zawe amaso ku maso, kuko izi mboga zirahiye, kubera ko washyizemo ya capamandazi ziraba icyatsi zimeze neza. Urazibika izisagutse muri firigo zikimeze neza zikiri icyatsi. Kuko burya muzarebe imiteja, imboga, iyo umuntu azitetse utashyizemo capamandazi, ujya kubona ukabona zahinduye ibara, zirasukura, zahinduye ibara, icyatsi cyavuyemo. Ibanga rero nta rindi, niyo capamandazi umuntu ashyiramo. Irindi banga rero ryo mu gikoni, amagi, kugira ngo urayabona. Ubundi amagi hari igihe akunda kugora rimwe na rimwe. Ugiye kuyahaha, urayazanye, ukimara kuyazana kugira ngo umenye ko ari mazima, ya magi yawe ari mazima, utaza kwibeshya uyateka yenda akakwangiriza ibyo kurya byawe. Kugira ngo umenye ko ari mazima, fata ya magi yawe uyashyire mu mazi menshi. Fata nk'indobo, ushyiremo amazi, ya ndobo use nkaho ujya kuyuzuza amazi, ubundi ushyiremo amagi yawe. Ya magi najya hasi, akajya hasi rwose, ukabona yagiyemo hasi, uzamenye ko ya magi yawe ari mazima. Iryo ni ibanga naryo rwose ugomba kurimenya. Ni ukuvuga ngo rero iyo ryagirire remye ukabona riri kujya hejuru y'amazi, ujye uhita urikuramo rwose, iryo gi ntabwo ari rizima. Nubona rigeze hagati, ntiryarerembye kandi ryagiye hasi, riri hagati, iryo riba kirizima. Yego riba riri hafi kwangirika ariko riba kirizima, iryo warikoresha nta kibazo rwose. Ikindi rero kibanga ugomba kumenya, byangubwiye muri aka kanya, ni ikijyanye n'isosi. Hari igihe ufata isosi ugateka isosi yawe iyo ari yo yose, yaba se mu nyama, aho ariho hose, ya sosi yawe igashirira rwose, ikazana ibintu by'umukara. Kandi muzumve, uzarebe isosi iyo yashiririye igira agahumuro katari keza, ikagira agahumuro rwose katari keza. Icyo gihe rero icyo ukora ni iki? Icyo ukora ni uko ufata ya sosi, wamara kuyifata ukayihindura mu yindi safuriya, ibicirwa ukabishyira ku ruhande, ya safuriya yashiririyemo ya sosi ushyiramo agasukari gakeya. Iyo umaze gushyiramo agasukari gakeya rero rwose ya sosi yawe imera neza, ukayitegura rwose nta kibazo, wa mwuka ukahita ugenda. Iryo ibanga ryo mu gikoni. Uracyari kuri MasterChef Rwanda rero. Ndacyagushimira wowe ukinkurikiye, tukiri kumwe, wowe uteze amatwi. Ndatekereza ko hari icyo bizakumarira rwose.
kandi uzatanga ibitekerezo hariya hasi umbwire uti wazatubwiye kuri iki kintu runaka, nzahita gusobanurira, nzahita ngusubiza ako kanya rwose, nta kibazo, ndi hano ku bwawe. Ndacyagushimira yuko uteze amatwi. Hari ikindi ngira ngo nkubwire kibanga ryo mu gikoni, umuceri hari igihe utekwa, ukawuteka ugashirira, kandi muzarebe umuceri iyo washiririye ugira ikinuko, ukanuka rwose, ukagira impumuro y'ubushiririrwa. Icyo gihe wa muceri wawe iyo wawufatiranye utarashirira ngo ugere no hejuru, mbese wabakiwe hasi, icyo ukora wa muceri wawe uwuteruraho ukawushyira hirya, ubundi ugafata umugati, igike cy'umugati. Uko byagenda kose mu gikoni ufite umugati, ntabwo umugati wabura. Ugafata wa mugati ukawufata ukawushyira hejuru ya wa muceri, wamara kuwushyira hejuru ya wa muceri ukamara igihe runaka nk'iminota 30 rwose, cya kinuko kiragenda, bya bindi byashiriye wa muntu kuragenda rwose ukavamo. Yego hasi bya bishirwa biba bikirimo, ariko umunuko w'umuceri uba rwose wagiye. Icyo gihe ugafata wa muceri wawe ukahita warura neza gakeya, udafata bya bishirwa byo hasi, ubundi ukawarura ukawushyira ku ruhande rwose, nta kibazo, kandi umuceri wawe ukamera neza. Ikindi nakubwira ku bijyanye n'umuceri, hari igihe tujya dufata ugateka umuceri, abakuzini murabizi, nawe yenda utarateka, nanakubwira ngo ujye ukunda guteka rwose, kuko ni byiza cyane. Umuntu ukunda guteka ni ibintu bishimisha kandi binezeza cyane. Buriya umuceri hari igihe tujya tuwuteka, wawuteka ukahita ubakirwa, cyangwa se ukahita ushirira udahiye. Ikintu ukora ni iki rero: umuceri ukimara kuwushyira mu mazi ku muriro, ukimara gutogota, reba umuceri urimo uratogota rwose ukirimo amazi, kugira ngo umuceri wawe ushye neza, umere neza. Birumvikana wa muceri wawe wawupimye neza mu bikombe, mbese wapimye neza ku buryo biri bushyane na ya mazi. Nzakwigisha mu minsi iri imbere uko bateka umuceri wawutetse neza. Icyo gihe icyo ukora ni iki: iyo utangiye utogota rwose, ubona amazi akirimo, uzimye gatoya, uzimye ishyiga rwose, urizimye, umare iminota 15. Nyuma y'iminota 15 rero uzafate ya safuriya yawe y'umuceri, uyishyire ku mashyiga, none ugabanya akariro gakeya. Niba ukoresha amakara, ushyire ku mbabura, ugabanya amakara, ushyiremo udukara dukeya, wa muceri wawe uzashya neza kandi ntabwo uzashira, uzaba umeze neza rwose. Iryo naryo ni ibanga ryo mu gikoni. Hari ikindi ngira ngo nkubwire, ngira ngo murabona ibitoki, iyo tubihata, ngira ngo mukunda kubona ko biba bifite amakakama y'ibitoki, ndetse iyo urangije kubihata, nyuma birakugora gukaraba kubera ya makakama, cyangwa se ugasanga ya makakama yagiye ku masafuriya, yagiye ku bikoresho wakoresheje, ku byuma, ugasanga kubyoza biragora, kuko amakakama burya iyo uri kuyoza nuko washyiraho isabune, ntabwo amakakama agenda, ntabwo avaho. Ibanga nta rindi rero, ibanga uzajye ufata amavuta mbere yo guhata cya gitoki, ubanze wisige amavuta mu ntoki. Numara kwisiga amavuta mu ntoki ugihate, icyo gihe amakakama ntabwo azagufata. None arangiza kugihata, ukarabe amavuta. Numara gukaraba amavuta, ufate isabune usige mu ntoki, amakakama azahita agenda ako kanya. Kandi nanone bya bikoresho byawe, ibyuma, amasafuriya, aho wahati ariho hose, kugira amakakama aveho, ufata amavuta nanone ukabanza ugasa nkaho uyogesha, uyakuba. Ufata akogesho kawe, ushyiraho amavuta yonyine nta mazi, ukoze hahandi, uhanagura ukubeho, ya mavuta azahita akuraho neza ya makakama. Ubundi bya bikoresho byawe byogeshe isabune, amakakama azahita agenda. Ibyo ni ibanga ryo mu gikoni, kandi rwose ni ibintu bitagoye cyane, ntabwo bigoye rwose na gatoya. Irindi banga ryo mu gikoni ngira ngo nkubwire muri aka kanya, wowe ukinkurikiye, kandi ndagushimira, ikinyange n'ibitunguru, tungurusumu, ngira ngo iyo wazihase, wazifashe uri kuziteka mu ntoki, nubwo wakaraba amazi n'isabune bisigaraho. Yenda urangije guteka, uratashira umukozi utaha, ukora muri hoteli urataha, kandi iyo waba namwe mukora mu rugo muhaba, namwe ni ngombwa bya bitunguru kugira ngo bikuveho mu ntoki, kugira ngo mujya mumva ko bijenana kubera ko bitajya bivaho. Fata amavuta ubanze uyisige mbere yo kubikata. Mbere yo gufata za tungurusumu, banza ufate amavuta uyisige mu ntoki. Rwose bya bitunguru nyuma ntabwo bizafataho na gatoya, impumuro yabyo izagenda ako kanya. Ikindi kandi ibanga ryo mu gikoni ni byinshi cyane. Buriya mu gikoni habera ibintu byinshi cyane,
ugomba kumenya kubyitaho kugira ngo igikoni cyawe ukimetirize, kikujyemo ugikunde. Hari ibintu byinshi ugomba kumenya rwose. Hari mu bijyanye na stock, ukabika ibirayi byawe kugira ngo bidapfa kandi bimare igihe kirekire. Yenda waguze umufuka w'ibirayi wawuzanye mu rugo, icyo uzakora nta kindi, fata wa mufuka w'ibirayi ubyegeka ahantu heza hameze neza hadatose. Ufate pome ndatekereza buri muntu wese azizi, urayizi. Ufate pome imwe gusa uyifate uyishyire muri wa mufuka w'ibirayi. Nyuma kubishyira muri wa mufuka w'ibirayi, ibirayi byose byawe rwose bizamera neza, bizamara igihe kirekire bitarapfa. Ibyo ni ibanga ryo mu gikoni. Uracyari kuri Master Chef Rwanda. Irindi banga ryo mu gikoni ukwiye kumenya muri aka kanya ni ibijyanye n'amasamake, inkoko. Birumvikana ukeneye kuziteka, uvuye kuzihaha, uzivanye guhaha, ukeneye kuziteka kandi yenda ziri barafu. Kugira mwabonye ko aho bazicururiza kenshi ziba ziri muri frigo zirimo barafu, kandi yenda ukeneye guteka ku kanya kugira ngo ifunguro ryawe rizire ku gihe. Kandi birumvikana ntabwo habasha gukata ya masamake yawe cyangwa se za nkoko zawe ziri barafu cyangwa se zikomeye. Ikikora nta kindi rero, iryo ni ibanga naryo. Fata izo nkoko zawe, ufate izo samake zawe, uzifate. Numara kuzifata, ufate vinegre. Vinegre ni y'amazi ameze nk'indimu. Nufata vinegre, uzafate za nkoko zawe cyangwa se za samake zawe uzishyire mu kintu, ubundi ufate vinegre uzimeneho hejuru. Rwose ntabwo bizatinda, barafu izahita igenda. Ntabwo bizamara igihe kirekire nk'uko zari kukimara cyangwa se zari kuzimara iyo utashyiraho ya vinegre. Iryo ni ibanga ryo mu gikoni naryo rwose. Irindi banga ryo mu gikoni rero, mu kwiziniye wowe uteka, wowe utekera umuryango, wowe ukunda guteka, kugira ngo guteka ari byiza. Ibanga ryo mu gikoni, murabona abantu benshi mukunda gukoresha imbabura, amakara akabajya mu intoki zanyu zikasa nabi. Mukaba mukunda kuba muri guhata ibintu runaka, ugasanga intoki zaragugaye zirakomeye. Hari abantu benshi bakunda kuba bafite icyo kibazo. Abantu benshi njya mbona ukabona bafite ibintu by'imisate mu ntoki. Reka mbwira ibanga, uzajya ukoresha intoki zawe zikasa neza, zikamera neza cyane, kandi zikaba zinyerera ku buryo utamenya rwose ko wakoze byanyu cyangwa wakoze mu makara, ibintu nk'ibyo. Fata amababi y'amapapayi, urayabona, uyavugute cyane, uyavugutira mu ntoki cyane, ukunyura muri za ntoki zawe, mbese usa nkaho ukaraba ya mababi y'amapapayi. Ni ukuvuga ngo ya makakama y'ipapayi, kubera ko buriya mu ipapayi harimo amakakama, ndetse kugira ngo uzumve yuko ya makakama ari kukugeramo neza, nuko iyo ufite akantu k'agakomere wumva rwose haryaryata amata y'ipapayi yinjiyemo. Ya mababi y'ipapayi aragenda akeza intoki zikanyerera zikamera neza. Urafata ugakuba mu ntoki zawe, ugakaraba neza cyane. Wamara gukaraba, mbese ya mababi wayanogeje yabaye ifu, wayanogeje intoki zawe, ibisigazo ukabijugunya intoki zawe, ukazifata ukaburetsa akanya gatoya, ubundi ukagenda ugakaraba n'isabune mu ntoki zawe. Za ntoki zawe ziranyerera zikamera neza. Bya bindi byose by'amagaragamba bitewe n'akazi uri gukora k'igikuziniye biragenda ku kanya rwose, ubundi ugataha umeze neza, intoki zawe zimeze neza. Cyangwa se ukaba muri ako kazi, niba uba aho ngaho utekera, ukora ako kazi ko guteka ari kuba muri rwa rugo. Abenshi ndabizi ko muba muri rwa rugo kandi muri abakuzine muhaba, intoki zawe zikamera neza rwose. Igihe runaka ugiye gusenga, usohotse, ukaba umeze neza, atari nka bya bindi umuntu agusuhuza, yenda niba uri umusore sheri wakagusuza ku intoki zabaye ibigugara, zirakomeye, bikunda kubaho, zirakomeye. Ibanga, amababi y'ipapayi, uzabikore uzambwire rwose, uzasanga narakubwiye ibiri byo. Ikindi nakubwira dusoza kuri aya mabanga yo mu gikoni, burya kugira ngo uteke neza ibyo kurya byawe kandi utuje umeze neza, nibishirire bimere neza, nuko nujya guteka jya wiyegereza ibikoresho mbere na mbere y'uko uteka. Mbere y'uko ufata umwanzuro wo guteka, banza wiyegereze ibikoresho byawe. Niba ari ibitunguru ubishyire hariya, niba ari tungurusumu uzishyire hariya, niba ari inyama ugiye guteka uzishyire hariya, niba ari kibe magi, niba ari inyanya, byose ubyiyegereze, ubanze ubitekerezeho ifunguro ryawe ugiye guteka. Nubitekerezaho bizatuma ukora ifunguro ryiza riryoshye, nakwa kwibeshya gushyiramo umunyu mwinshi cyangwa se urusenda. Abantu benshi mukunda kwibeshya gushyiramo urusenda byo kurya kandi byose byiza.
cyane cyane ko burya urusenda kugira ngo ururwanye urumaremo mu byo kurya ntabwo byoroshye, ntabwo ari nka wa munyu twavuze ngo ushyiramo ibirayi. Urusenda rwo ntabwo bikunda, nayo mpamvu mu byo kurya utagomba gushyiramo urusenda, kuko nyiri ubwite, nyiri kurya ufate rya fungo niwe urwishyiriramo ku meza. Urusenda urarwirinda, niyo mpamvu rero wiyegereza bya bindi byose ubundi ugateka ifunguro ryawe, kuko iyo wabyiyegereje ubasha guteka neza, ifunguro ryawe rikaryoha cyane cyane, rikaryoha rwose. Icyo nicyo nakubwira mu bijyanye n'ibanga ryo mu gikoni, uko ugomba kujya ubyitwaramo wowe uteka, wowe mushefu, wowe mukweziniye, cyangwa se wowe ukunda guteka, nawe uzabikora mu minsi izaza. Uracyari kuri Master Chef Rwanda, ndagushimiye cyane. Kora share rwose, umfashe ukoreshe ya buri muntu wese agera aha ngaha yumva izi nama, yumve aya mabanga yo mu gikoni. Urabugize neza rwose, ndagushimiye. Kandi hari mu gikoni hari igihe ushobora guhura na agisida runaka, ugashya, amavuta akagutwika, amazi akagutwika. Ibanga kugira ngo nibura utamererwa nabi bitewe n'ubushye wahuye nabwo, ushobora kuba ari ubushye bukomeye ariko ubushye bworoheje, rwose, ufata igikakarubamba. Igikakarubamba ni ikintu hingwa cyitwa gutyo, ndatekereza ukizi, nta muntu utakizi. Igikakarubamba ni igihingwa kirura kabisa kandi kivura indwara nyinshi. Uragifata ugafata ikibabi cyacyo, amazi yacyo ukayasiga hahandi wahiye, amavuta yagutwitse cyangwa se amazi yagutwitse, ukahasiga rwose. Ntabwo hamera nabi, ntabwo haza bya bindi bitutumba cyangwa se ngo umererwe nabi, kuko igikakarubamba ni cyiza cyane, kiba kimeze neza. Uzabikore nuhura n'icyo kibazo. Kandi ikindi, kandi utabasha kubona igikakarubamba, burya n'isukari nayo ni ingenzi. Uyifashe isukari ukahita usiga hahandi wahiye, nabyo biba ari byiza cyane. Reka nkubwire rero irindi banga ryo mu gikoni, cyane cyane wowe mukwiziniye, wowe wagize amahirwe, Imana yahaye umugisha, ukaba ufite akazi cyangwa se uzakabona mu minsi izaza, uko uzajya ubyitwaramo. Buriya kugira ngo urambe mu kazi, umare igihe kirekire, kuko hari abantu bashobora kujya gukora bakabona akazi ntibakamaremo igihe kinini, cyangwa se bagahita bakwirukana. Burya hari ibyo uba utujuje, hari ibiba byakunaniye byatumye bakwirukana. Kugira ngo urambe mu kazi rero hari ibintu byinshi ugomba kwitaho, ukamenya bitandukanye. Ibyo ni byo ngiye kukubwira mu ncamake. Ahari wazambaza ikindi runaka, wazumva twazaganiraho, nagusubiza rwose. Kugira ngo urambe mu kazi, nk'uko nabikubwiye mbere na mbere, ni isuku. Wowe mukuziniye, wowe uteka, isuku niyo ya mbere kugira ngo urambe mu kazi. Bizagufasha iyo ufite isuku ku mubiri wawe, mu myambaro yawe, ukaba ufite isuku rwose. Ibyo biri mu mahirwe bituma uramba mu kazi. Ikindi, gukorera ku isaha. Buriya ibintu bikunda kwica abakwiziniye, abateka, ni ibintu bijyanye n'igihe. Igihe burya kiragora cyane, nayo mpamvu ugomba kuzajya ukitaho igihe icyo ari cyo cyose. Kuko buriya niba ukererwa mu kazi kawe, ugakererwa mu kazi kawe, ifunguro wagomba gutegura saa sita ugasanga watinze, uriteguye saa sita n'igice, ugasanga ifunguro ryawe urariteguye ariko watinze kuritanga, ibyo biri mu bituma utaramba muri ka kazi. Kuko ni byinshi bigiye bitandukanye ugomba kujya witaho kugira ngo urambe mu kazi. Ikindi, kugira ngo urambe mu kazi, ni ikintu kijyanye no kubaha umukoresha wawe, kubaha uwo utekera, kubaha uwo ukorera, cyangwa se kubaha umuntu mubana. Ushobora kubutekera famiye, utekera umuryango, utekeye ubukwe, kandi nawe witekera ubwawe. Reka nawe ugomba kwiyubaha ugomba kwiyubaha rwose. Kubaha ni ibya mbere. Nk'umukuziniye, nk'umushefu, nk'umuntu uteka mu ngo, ugomba kubaha ni ingenzi cyane. Ibyo nabyo iyo ubyitayeho ukabibamo, ukabiha imbaraga rwose, akazi kawe ukarambaho igihe cyose. Ikindi, kugira ngo urambe mu kazi kawe, ni ibintu byitwa kugira umwete mu kazi. Ukagira umwete wo gukora nta bunebwe, cyane cyane ko buriya mu kazi ko guteka, ngira ngo mwebwe muteka, mwebwe kuri social media mufite YouTube muteka, abaye abasitari murabizi. Ikintu cyitwa guteka bisaba kutagira ubute. Iyo uri umuntu ugira ubute, uri umuntu uteka, rwose biba byakunaniye. Guteka bisaba kuba uri umuntu utagira ubute, kandi uri umuntu ubikunda.
Guteka rero bisaba kugira umwete, ugakoresha rwose umwete mwinshi cyane, kandi ntumere nka wa wundi hari igihe ushobora kuba uri guteka ugenda nk'akanyamasyo ugenda gake gake, ntago wateka ugenda gake gake cyangwa uzagira ahantu ugera rwose, ntaho wagera, kuko burya guteka mbere na mbere uba uri kureba ya time cyangwa se cya gihe ugomba gutanga rya funguro. Ntago rero wagenda gake gake nk'akanyamasyo ngo bya funguro byawe uzabashe kurigeraho. Bisaba kuba uri umuntu unyaruka rwose, kandi ukorana ubushake, ubikunda. Ikindi kandi burya hari ikintu dukunda kubona mu gikoni iyo turi guteka, cyangwa se wowe uri guteka, ikintu kijyanye no kumva ko ibiryo biryoshye, cyangwa se birimo umunyu, cyangwa se ukumva ko nkawe uteka urusenda gusa nakubwiye ko kuruteka atari byiza, kumva ko urusenda rutarimo cyangwa se ko byahiye. Hari uburyo bwa discipline, uburyo bwiza bwo kumva ko bya byo kurya byawe byatunganye cyangwa se bimeze neza. Iyo ufashe akamamiyo kawe ukoresha cyangwa se ikiyiko cyawe, koza muri bya biryo byawe watetse byarangije gushya, kugira ngo umve ko bimeze neza mbere y'uko bitanga, ukozemo wumve dukeya, ariko wirinde gusubizamo cya kiyiko. Hari abantu benshi bafite ingeso nk'izo ngizo, ibyo bintu mu biciko ntabwo bari byiza, kuko burya iyo ufashe ikiyiko cyangwa se akamamiyo ugakoza mu byo kurya, wamara gukozamo ukarigata ngo urumva, ukongera ugasubizamo ukarigata, ibyo ntabwo bari byiza, ngo ntabwo ari umuco mwiza nk'umuntu uteka kandi utekera abantu, kuko burya ibyo kurya nibwo buzima bw'abantu. Ba bantu nk'uko nabibabwiye ubushize, burya nk'uko nabikubwiye mu kiganiro ubushize cyatambutse, uze kukireba mu kiganiro cyo guteka, ni uko iyo uri umukwizine uba umeze nka dogiteri, uba umeze nk'umuganga, kuko ni wowe ufite mu biganza byawe ba bantu utekera, kuko ibyo kurya nibwo buzima bwabo, nibyo bituma babaho neza, nibyo bituma batagwaragurika, nibyo bituma bamera neza. Ugomba rero kubitaho kandi ukabafata neza, ukabarinda icyatuma bagira ikibazo. Urumva rero, niba uri kumva icyo kiko cyawe, hita ukijyana ukivane kure yawe, uba warangije. Widumbaguzamo, wongere udumbaguzemo, ntabwo ibyo ari byiza. Ikindi nakubwira ku bakwiziniye abenshi mukunda kumva cyangwa se ikintu cyitwa kuryagagura. Buriya iyo uri kuryagagura, utetse nyama urariye, utetse isamaki urariye, utetse umuceri, imboga, byose ushyize mu kanwa buri kanya, ari kurya akantu buri kanya, nyuma y'iminota 30 ukarya kandi, bikwicira ubuzima cyane, kuko burya uba uri kwangiza cyangwa se uri guha umurimo ukomeye igifu. Abantu benshi b'abaganga icyo kintu murakizi, yuko kuryagagura atari byiza rwose. Niba uri kumva umva, ariko wiryagagura buri kanya, kuko nawe uba uri kwiyangiriza ubuzima bwawe. Burya icyo nakubwira nanone, kugira ngo urambe mu gikoni, kugira imico myiza, ukagira imico myiza Uwiteka yishimira, Imana yishimira. Ukaba uri umuntu uri umukwiziniye utagira kurangara, utanywa ibiyobyabwenge, udahurudukira ibyo hanze byose byo gusamara, kuko burya iyo watangiye ujya gusamara mu biyobyabwenge, mu nzoga, biba byarangiye. Kakazi kawe ko guteka rwose ntabwo kaba kagikozwe neza. Niyo ugakoze neza hari ibipfa, kandi na wa mugosi wawe cyangwa se ukorera cyangwa se utekera ntabwo azarya bya biryo watetse anezerewe, kubera ko yakubonanye ya mico itari myiza. Ikindi nakubwira, burya iyo uri umukwiziniye cyangwa se uri chef, cyangwa se utekera aho mu rugo, utekera mu rugo, ugomba kujya uteka ibintu neza kandi ibintu uzi, nibyo bituma ushobora kuramba aho hantu. Icyo gihe kandi iyo ubona utabizi, yenda nk'urugero ugiye guteka inkoko, bakubwiye ngo uyiteke, kora uko ushoboye, nibura wegere abantu babizi, ubaze inshuti yawe uti, inkoko ndayiteka gute, iyi nkoko ndi bubigenze gute. Ibyo bizagufasha cyane, kuko burya guteka buri muntu wese ntabwo aba abizi 100%. Buri muntu wese usanga ahora yiga. Iyo uri umukwiziniye, iyo uteka ugomba guhora wiga, ntabwo ibintu byose waba ubizi. Abantu bose ikintu cyo guteka ugomba guhora wiga, ukamenya, ukiga no kuri bagenzi bawe ku byo guteka bagiye bakora. Ushobora no kuvuga uti, niba ufite telefone ikoresha YouTube, ukavuga uti reka njye kwa Master Chef Rwanda njye kurebayo uko yatetse inkoko, ukagerayo ukayireba, wamara kubibona ubundi ugatekera abantu bawe, kandi bikagenda neza. Bimaze kubyitegereza, ubibonye
urabatekera kandi bikagenda neza iyo ukurikije rwose ibyo wabonye ibyo kuri Master Chef Rwanda TV yakoraga yatekaga. Ibyo nibyo bigufasha kugira ngo urambe mu kazi kawe kandi ugakore neza ukamareho igihe kirekire. Burya abantu benshi batakarambaho nuko baba bahunze za nshingano cyangwa se badakora ibintu byiza bituma umukoresha agukunda akwitaho kandi abona ko umukozi wa nyawe. Imana rikomeze kugire neza. Wowe waruneza amatwi wari ukurikiye, nawe ubutaha nari Master Chef John, mwibutsa gukora subscribe rwose niba utarayikora. Iyo ni inkunga ikomeye cyane cyane rwose, nibura tuzamukeho tugere ku bantu benshi kugira ngo bijye bitera umuntu imbaraga, bidutera imbaraga yo gukomeza kubaha ibyo mwifuza cyangwa se kubakorera ibyo mwifuza. Subscribe, kore share, ujye utanga ibitekerezo, utubwire uti iki niki, tubwire iki niki, uzadutekere iki niki. Ndahari rwose kandi nditeguye. Ndagushimiye cyane rero twari turi kumwe. Imana iguhe umugisha. Bye bye, nawe ubutaha tugaruka nanone mu kindi kiganiro. Uzabe hafi.